Iran. Sibyo? Mwimo mashuka elementi. Ere ni munini bro, ere ni munini. Ere kandi ere arimo ibintu bibiri. Bro, element nagaru umuhanzi ujya gushaka producer ngamukorera indirimbo oya, waricara akabyikorera. Ndakubwiza ukuri aho element yaba ari hose yakora kandi yakomeza akakora kandi ntabwo rero ngereka mubwire ngewe one piece of nibi ngiye kukubwira kurwanya element kuri kwimana birazimya kurusi nukuri dore wallahi billahi tallahi kurwanya element oya niba shaka na Bruce Melody n'umuhanzi mwiza pe ariko reka mubwire Jay njye wumva ukuntu ikibazo yamfite ariko uretse gatoya ndumva uretse uyu Jay yaravuze ngo element akiri muri 155 ngo yumva indirimbo ze none haviriyeyo ngo ntagacyumva indirimbo ze ese indirimbo zarahindutse zabaye mbi byagenze gute kubera yuko ufite uruhande rwa 155 niyo mpamvu utacyumva indirimbo ze ko yayivuye we Jay arasumva arabesha Brian manda kumva ma waruzi ko ubu element ari 155 ye bitumye abona visa imujyana muri Amerika hari ribise hari ikibazo ndi kubikubwira nyine wumva noneho uwo mwana iteka ryose iyo aganiriza abantu ku ruhande abaganiriza uhari izo ni propaganda batangiye na badumba ngo kubera ko yabonye visa imujyana muri Amerika ngo batangire bihindure siko bimeze ngo batangire bihindure genda bazi mwana buriya ibi bintu ndimo ndakubwira abo bantu nkubwira ni abantu nzi neza 100%. Uwo Dumba afite icyo kinyereyeho ngo atangire harabite ngaho nyumvira none se reka ngwaze reka mbyemere ko Dumba nawe yariye iyo ruswa reka mbyemere aba bantu bo muri comment bose babagabuye babahaye abantu muri comment bo wibitaho bavuga bagiye abo muri comment mwagiye ku ruhande rw'akasubuke kugira ibyanjye umva abantu muri comment bakakumva bagendera ku byo umuntu yatangiye azana Dumba yiriwa nacecetse naguhaye 5 minutes haza abandi bantu basanga buriya nagiye kuza ariko abantu barimo barambwira ati Jessica bampa ngo utabara Dumba ibintu arimo arakora ntabwo bibaho je ubu noneho wajuje gutabara iyi ni message nshaka kuha Kokigaye mubwire ko ikintu arimo arakora kurwanya eri nta harimo ararwanya eri kandi ukunzi neza ko umva reka ndangize je ikibazo cy'ukiramo ibi bintu arimo arakora kurwanya eri Kokigaye nawe mukure muri bino bintu Kokigaye n'umukire n'umubosi tureke tubanze turangize ibi arimo arakora Buriyani mwebwe mutinye ibyanyu mugende mutinye nawe je utinye ibyawe nyewe Dumba izima ikinyereraho ntabwo njya nivaho nta kibazo ni mubivuga ibyo ngibyo niba abana n'amafaranga zayo yewe ndakwiyamye ngewe nta muntu wamaye amafaranga nta none nganya kuma amafaranga ngiye ngubu reka ngwize kuri kintu rero wivugisha hano ngo ukire ngo uza amafaranga mfite kuri konti we kujya oya wamaze umva ngiye ngubwira ikintu cyababaje wewe wamukoze wa 155 AM wewe wamukoze wa 155 AM wowe Jesus ikintu cyambabaje ni ukubona nk'umuntu w'umuyobozi CEO wa company agenda agakora ikiganiro akavuga ku muhanzi bari bafite cyangwa se akavuga ibintu byaberagamo indani umuntu wese atigeze amenya akaza akajya ku binyamakuru Kenimani wowe wajya kwitoje narabibonye man se birani umva siko yagiye ku gihe atangira kuvuga ukuntu ngo Rosikana yishoboye bro umva iriya niyo bita reality siko Keni yagiye ku gihe atera story sabya birabiboro we uzi ikintu kimwe cyamaze kubaho narababwira bakati ubu bugambo bwirwa muvuga ku mbuga nkoranyambaga bwamaze gutinyura
155 AM ntago bagitinya bya bindi ngo muraza ngo mubaharabike bahisemo kuba ababloga bahisemo kuba bakazuba umva nkubwira ikintu Dumba waretse kunsetsa ngo bahisemo kuba bakasuba ntureba nk'ubu ufite gusanga Kenny arimo hano muri comment Coach Gael nawe ari ahangaha rwose arimo ararembera imirimo bavuga muvuga ubusa uri kumva ariko ngewe ndakwiyamye sindi kuvuga ubusa umuntu avuga ukuntu abyumva reggaeton ngiye ndimo ndavuga ubusa nta busa rero ndimo ndavuga buriya wabyumvise kubyumva rega ngiye urakoze cyane kandi ujya bivuga ko uri umudije ndakwiyamye niba ndi umudije se namaze kuba ndi umudije ushatse kuvuga iki uzanyenera ko bari bujye yego bazakarorere bajye kugahereza abandi icyo gihugu cyuzuyemo abadije nka ndakubwira ngo uzanyenera umva nkubwire sheri umva nkubwire jeyi ngewe ndihiringa ndishakishiriza uri kumva ibyo byo kujya kumbwira ngo umuntu ngo nimuvuge neza cyangwa nitware neza ngazama akazi isikiwe ngewe ngomba kuvuga bro ngewe reka nkubwize ukuri imbere y'Imana yo mu ijuru ntabwo ari ukubera nigeze kwicara mu mutima wanjye man Kenny Solo nge n'inshuti yanjye nta nubwo nigeze mbimubwira nabitekereje ku giti cyanjye ndavuga ko semana yanjye muniga wanjye kweri nyine birarangiye baramuzi arazimye nyine gutya baramuzimije nivuge baramuzimije uri kumva umwana akamara igihe kingana gutya ndakora man Kenny Solo ni umuhanzi mwiza ni umuhanzi uzi kuririmba uri kumva ni ukuri ko Imana reba indirimbo zose za Kenny Solo yakoraga mbere bro ni izina ry'Imana na n'uyu munota ziracyari hit uri kumva ariko uno mwana aragiye aricaye baramwicaje aricaye nta ndirimbo ahora muri studio umva nkubwire Dumba urabyemera yuko aho mu Rwanda iyo umaze ukwezi amezi 2 nta muntu kumva abantu bakwibagirwa bakagendana n'abandi bari ku murongo mani Brian ngubwiza ukuri Kenny Solo nubona ko njya mubona Kenny Solo mbere ni kagufi kangiraga hano sibyo after 155 usiko kahise kangira hano hafi y'amabya bro kara none ukahise kabona kagufi hejuru cyane kubera 155 ikibereka ko muri bigori niyo muvuga ibintu bisere mutamuzanamo black ibyo nabazi ngo murimo murarangiza umuhanzi muri kurangiza nta muntu umurangije hano twese turamukunda Kenny Solo ariko ikintu cy'inama yo kugira we Jay Squeezer ni mumbabare twese dufashanye niba tubona yuko hari umuhanzi bro reba urwego Diamond ageze ku rwego rwo kujya gukubita igitaramo umwe one man show agakubita agafata abahanzi bagenzi biwe akagenda agakora igitaramo mu Bwongereza urambwiza ukuri ko hari umunyarwanda wajya hariya hakaza n'abantu 1,000 ngahe none se mumbare mubwiza ukuri ibyo buriya kubera iki mubarema mu rwango ceceka mubarema mu rwango bamwe bakaza bakigira ngo twe turagakundi ngo karunaka natwe ngo turagakundi kabarunaka kubera ko bakunda Jay Squeezer arajya ku ruhande rwa Jay Squeezer kubera ko bakunda Brian barajya ku ruhande rwo kwa Brian nyamaze twakabaye dufata umuhanzi nk'uwo yaba Ele yaba Bruce oya wowe mbabara wowe wese ubuko n'ubu twe turi mu bugambo uri kenyereyeho I know reka twivugira ubugambo je komeza Brian kumva mani aho kugira ngo dushyigikire dufate umuntu natwe tumuzamure tuvuge ati uyu nguyu ahubwo wowe urimo urazana nk'uko man Jay ngemba mbibona ko ufite uruhande kandi nawe uba wabyivugiye ati ngewe era kiri muri 155 numvaga indirimbo aho avirimo sinyumva indirimbo kubera icyo utari kuzumva kandi nonese uburyohe zari zifite bwarafise ngewe ni kubw'impamvu yanjye reka nta mpamvu nimwe ufite wowe ndakuzi wa mana we nta mpamvu n'iyi nimwe ubundi se amvomera amazi kuma nyina nawe ariko komanyuko wese wayamuvomera cyangwa waramuvomera nta mazi amvomera nawe Kenny Solo niba yarababaye yahise aseka nagaze Kenny Solo niba yarababaye yahise aseka bahise bamuhorera kabisa ahangaha muravuga ubusa ndashaka kukumenyesha reka nkubwire none reka dutegereze ubundi reka tureke amagambo dutegereze tuze kureba
niba indirimbo element ari busohore uri kumva itari burya igihiti ngo nukubera yuko atari muri 155 katubitegereze tubirebe ibyo ngibyo nta muntu wabyanze kuba bafite impano bari abantu bafite impano ese urabyemera njye ndabyemera ko bafite impano ariko ni ingegera yego niba utari ingegera mbere abana ni ingegera pe niba utari ingegera ngeri kukubwira bariya nibo nzi nyine abariya ni ingegera abandi bose ni byore ubwo je ari muri kwe yabuze n'ibyo avuga uri muri kwe wagufasha amabya gutya bro ndumva ikintu kimwe mugomba kumenya niba buriya bintu nka buriya n'abaza akavuga aha ngaha yihendura ni kwihendura uretse uzunyumvire kunteranya nihenduye kuri inde uratangiye nihenduye kuri inde oya ngewe reka mubwire ndabigusubiriramo n'ejo bundi nzabigusubiriramo ngewe elementi mukundira ibintu bibiri kuba honyine ari umuhanzi akaba afasha n'abandi bahanzi bagenzi be ibyo byonyine byonyine ko Kigayeri umva je Kigayeri ntaribirye urakoze cyane ariko rero Kigayeri ndamukunda pe ikibazo cya ko Kigayeri ni ikihe Brian ko Kigayeri ntabwo azi kwifatira imyanzuro nkawe adafite ibindi bintu bimuri mu matwi ubu nka cya Jay kiragenda kikamuhutera oya ntabwo ari nagende nta kibazo cye hari abandi bantu bafite ikibazo cy'uko element arimo arahitinga bakumva batamwifuriza neza rero nibo bagenda bakabwira ko Kigayeri ngo element aragusuzuguye ahangaha niho hantu mugomba gufata very serious kandi niho ruzingiye ahangaha icyakubwira ukuntu ko Kigayeri akunda bari abana ntabwo wabyumva ibyo nibyo ndimo nakubwira Kasuku ko Kigayeri ari wenyine aho ngaho yigenda n'abana ko Kigayeri agira urukundo bro kandi ruri cyubana nta gufeka nyine tu arabigira kandi oya nuko niko kuri ariko abantu bamuza mu matwi bo bumva ko bafite ishari element abantu barashaka yuko ari inde uba umuhanzi wa mbere mu Rwanda tuvuge ngo uyu niwe muhanzi abantu bari gushaka umuhanzi wa mbere dufite mu Rwanda ni Bruce Melody ibyo rwose ni ibidasubirwaho Bruce Melody reka nkubwize ukuri je Bruce Melody yari umuhanzi wa mbere mu mwaka ushize urakoze ndi kukubwira Bruce Melody baragendera ku ndirimbo nyinshi Jay ari kugendera ku ndirimbo nyinshi ku muntu ufite indirimbo nyinshi ndi kugendera indirimbo zikunzwe consistency kumva niba ari ku ndirimbo zikunzwe rero fata element umushyire kuri uwo mwanya wa mbere nta kindi n'ubu na n'imibare irivugira uzi ko ndi mu bantu irivugira kumva ko ndi mu bantu bahuye n'umuhungu waguriraga element ntuza views n'abasabu ndamubwira nti muvandimwe rekeraho ko murangiza umuhanzi sinakubwiye ariko none ndamenya bakwishyuye ikira ndamenya amafaranga baguha yari ayo kuvuga neza ikintu tugiye kukureka gukora ubu ngubu tugiye kukureka ugende kubire kuri live mutwikane na Piyonika turagusubiza kwa Piyonika nanjye ndabona ariho hantu honyine tugiye kugutwara tugiye kwa Piyonika wikiringire na Piyonika na Jackie mwibeni urakoze ariko Dumba utajya kuvuga ibintu bitumvikana je we Brian ndakumva mama ujye umbwira ngo sinkajya kumbwira ngo abantu b'ibigori ibaze n'icyo kigori mu mufuka mbabarira nawe unyumvira izajya imana mbabarira nawe unyumvira abantu b'ibigori none se mu gihe utangiye kuvuga ibintu tutumva ariko shanje nanjye reka nkubwize ukuri kubera kuberega njyewe nsanzwe nkuzi ndabizi neza yuko ukorera 155 kandi nabyiza no kuba turi kumwe n'umukozi wa 155 try to make sense iyaba byarashobokaga jewe
nanapfa kubwa 155 sinakubwiye. Thank you so much. Urumva nge ntago ngira buriya ibintu bigeze. ntago ngira ibintu byo guca Dumba uri kumva yuko nta Jay niba nyine ari aho ngaho ahagaze, urumva yuko umuntu wese utari gukorana utari kuvuga rumwe cyangwa se utari gukorana na 155 AM none nta mazi abamvomera nta mazi abamvomera naba ariko nta tuzi ubavomera. umva ubwiza ukuri ntureba nta wundi muntu ku isi ya rurema ushobora kuba yatuma bari abana bagira standard of living nk'iyo bari bafite. Ibi nkubwira ngo kuri abana bagiye kongera gusubira gutira imyenda ntari noneho ntari bireka nkubwire reka tubishyire n'ubundi imibare izivugira. Reka dutegereze turebe next move, turebe noneho indirimbo buretse turebe indirimbo zigiye gusohoka, turebe noneho biraza kwivugira. Ibyo ari byo byose Element niba ari umuproducer mwiza uzi ubwenge unanakora agomba gukorera niba ari na melody ugiye gukoresha indirimbo agomba kumukorera byanga byakunda nkuko asanzwe abikorera abandi. Ariko noneho ngiye reka dutegereze turebe indirimbo Element ari bukumana. Iyi message muyigereze kwa Element natubabarira ubwo ndavuga abamufana abamukunda akubita indirimbo noneho turebe yuko itari buhitinge ngo kubera yuko ngatari kubarizwa. Tuware zirahari Brian, tuware zirahari. umva Brian wagatinze kazaza niki namenyo ya ruguru ntari urakoze cyane. Umugani nkubwiye uzawumbwira uvuga ati nirwo rugero rwiza rw'agatinze kazaza. Je nanjye reka nkubwire ngucira umugani mu kinyarwanda baca umugani ngagatinze kazaza niki namenyo ya ruguru nkuko unciriye nanjye ndawugusubije. Natwe reka dutegereze. Iyi niyo nama ngiye guha ko Kigayeri je. Nkande se wowe nkande do. Nje nkande uri muravuga mwenda je uri muravugana n'umukozi wabo. No wowe nkande nyine do uragira muke. Niryo kosa mujya mugira. Niryo kosa mujya mugira. Ugiye kumera nka mugabo w'umuhanga ngo wagira inama umukire. Nta muntu ugira umukire inama. Umukire ibyo avuze biba ari ihame bikaba n'itegeko. Nta muntu ugira umuntu nkawe uretse gato. Umuntu nkawe umutindi ushobora kugira umukire inama. Ushobora no gutanga ushingira hehe wita umuntu umutindi umuntu yitunze yigaburira. Ngewe miliyoni y'umuntu ntazimo n'igiceri cye cy'ijana. Ndikubwira Dumba nta burenganzira ndetse nta n'ubushobozi. Iyi si telefoni Brian, iki ni iki? Telefone. Hari iyindi telefoni ndimo ndavugiraho sibyo? Dumba nta bushobozi. Reka nkurangirize. Mfite n'ama earphones sibyo? Uragakandagiye Brian ni umutindi. Oya ntabwo uri umutindi. Ntabwo mba ndi umutindi. Umva ko hari akantu ufite, hari ibintu ufite bishobora kugura amafaranga. Brian oui hano hari umwana w'umuhanga umfashije cyane. Mureke basubize inyuma ho gato sibyo kugira ngo mbereke ko mwebwe muri ninjiji we na Dumba nawe wishyiramo n'injiji ya mbere. Uretse gategera mugani muraba kuvugana na cya kiri cy'urunyinya nk'uko mwabivugaga sibyo? Reka ahubwo ariho turi bukohereze mu kanya akaba ari ujya guhangana nawe wo guhangana na Piyoni kakabiri. Uretse gato kubwira mwakomeje kuvuga ngo iby'imibare ngo imibare bigaragaza ibiki byose za YouTube reka baragura kandi nababwiye nti bari abana bazabasikaminga bazababeshya mu gihe barimo barigura ibiviews n'ibiki byose. Ngaho mugende ngo rebe za Spotify bara ntabwo kubeshya igwa icyo bita reality. Uretse gato iguha icyo bita reality. Wait ikibazo cyawe je nagushobora no kwemerera umuntu kuba making. Reka nkwereke nagushobora kwemerera umuntu kugira ngo making a point kweli itungukiramo kubw'inyungu zawe, ariko reka nkubwize ukuri Spotify none se uwo element imibare itagaragarira kuri Spotify. Uretse gato ya mubwira impamvu Spotify ya Bruce Melody ishobora kubirenze kurusha izindi.
Bruce Melody turemeranya nawe, nemeranya nawe cyangwa nawe n'umuntu wari wese, kandi nta n'umuntu ushobora gutwara impano ya Bruce Melody. Ashobora kuba ari nawe muntu wa mbere ufite impano ya mbere mu gihugu. Bruce Melody barahantu babyanditse hano hari undi mwana wanditse agatanga nanone umucyo Elementi ntago arenze cyane kuko akora ibintu bisa. Olala ni nkakuri ukuntu yifotoza amafoto amwasa nta n'abatandukanye buretse gato nkubwire. Uziko iyo yifotoza ubugira ngo ni nka ba Keti, ubugira ngo ni ba Shadibo Aima mawe umva ubwibyo ndavuze. Bruce Melody ni umuntu afite indirimbo nyinshi zitari mbi. Turumvikana kije? Yego. Bruce Melody gutanye mu myaka 3 ishize cyangwa imyaka 4 ishize, aho Ben ashobora kuba ataravuze indirimbo na twe na Elementi ashobora kuba ataravuze indirimbo. Bruce Melody afite indirimbo ziza, ariko atari kuva hari indirimbo hit mega hit n'inyuma zishobora kuba zigira ku ndirimbo 30. Dumba wemera icyo bita reality. Uretse gatoya ndangize. Abamuri hamwe buretse gatoya wemera icyo bita reality. Hano bamyutinga gute kwe icyo tanyemera kuvuga. Wemera icyo bita reality. Nike yumva mubwire rero je yashaka kucabikiranya abantu avuga dobekeranye umugambo. Niyo wemera mpamvu kuri Spotify akurikirwa cyane nuko afite ibikorwa byinshi abandi bantu badafite. Bahe Elementi indirimbo 30 rebe niba Bruce Melody yakurikiye yabibasha. Bahe indirimbo 10 zonyine, indirimbo 10 zonyine zarimo yabibasha se ko yaba yibereye muri photoshoot. Statistics matter. Imibare ntabwo matarigane hari ikigo statistique. Ko yaba yibereye muri photoshoot se yabibasha. Ufashe indirimbo za Elementi, ufata aba monthly listener ba Elementi undirimbo enye, warangiza ugafata n'aba Bruce Melody. Elementi ubaye umusubije umuhaye indirimbo Bruce Melody afite mu gihe kingana na Bruce Melody ukafite Elementi yabafite abangana. Umva nkubwire Dumba niba binagusobanurira utabasha kubyumva je Dumba niyo mpamvu umufaransa w'umuhanga yavuze ko la majorité compte. Majorité nyine irakonta. Nyine icyo ni kikwereka rero ko ibyo ndimo ndavuga ari reality. Nuko majorité yawe ikonteringa hehe? Ikonteringa nyine muri ibyo bintu uvuze. So niba majorité ari ubwinshi bw'abantu. Thank you so much. So rero niyo mpamvu umubwira niba uri umuntu wize, kubera kenshi ijya no kuvuga ko abantu bize uhita ikintu cyitwa statistics. Statistics ukora ikintu cyitwa probability cyangwa ugafata mwaye cyangwa atamurangirize. Ntago mu kujya kureba uwatsinze imibare ufata indirimbo 4 ufata imyaka 4 ya Bruce Melody ugafata nawe ugacyuga ati izi ndirimbo 4 za Elementi iyo zigize nyinshi nkazigira gasa nk'iza Bruce Melody mu myaka 4 Elementi yaba afite aba monthly listener bangahe? Ese bagira kuri miliyoni. Uburanira kobwa umuburanira muri statistics my friend. Otherwise Bruce Melody nakomeza gutya aba monthly listener nabo bazagenda hasi, imiziki igenda imanuka.